ikindi twagarukaho ni Eric Irambona Gisa wabaye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports akaba ari umulegend anayikunda yayikine ayikunda uyu mukinnyi yagize uruhare mu gukarifiya ikipe ya Rayon Sports ubwo yajyaga mu matsinda y'igikombe cya Afrika nyine muri CAF Confederation Cup. Uyu mukinnyi kandi akaba yarabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi akaba azwiho akiri umukinnyi yarazwiho kurengura umupira cyangwa se kwa kundi bawurengura akawurengurira mu izamu igitego kigahita kijyamo bagahita bakozaho umutwe igitego kikajyamo. Uyu nguyu bamwita Eric Irambona Gisa akaba yari umukozi umwe muri banke tutari bugarukeho ahangaha hano mu mujyi wa Kigali. Iby'umupira w'amaguru yari yarabishyize ku ruhande ariko akaba yamaze kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Kiyovu Sports kabigiye kubona umuterankunga uzajya byibuza yihereza miliyoni zigera kuri 80 buri kwezi. Buri kwezi buri mwaka akazajya ayihereza miliyoni 80 buri mwaka. Yes, mbaye ikaze bakonzi ba byose TV, we wakanze subscribe ndagushimira cyane. Nawe utarayikanda nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ibintu byose bikomeze bigenda neza 5 kuri 5. Nkuko nabibabwiye rero nababwiye ko nzajya nyanyagiza hasi buri wese akagenda kuramo amakuru yiwe amunogeye. Ikindi kandi nanone nyuma yo kukuramo amakuru yawe akunogeye ngewe ndaza ngatanga amakuru aziri mu hano gusesereza. Iyo niyo siroga yacu muri rusange. Reka rero dutangire dusuhuza abari hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye mu turere dutandukanye twinshi hirya no hino, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali ndetse kandi n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye like nko muri Tanzania, Congo, Burundi, Kenya, Uganda. Hariyo abanywanyi bacu abakunzi bacu baherere mu gihugu cya Uganda ndetse na Kenya bagenda badutera icyotezo batubwira bati ibintu mukora bikora neza 5 kuri 5. Ndizera rero nashidikanya ko mwese mumeze neza 5 kuri 5. Ndasuhuza kandi abaherere mu gihugu cya Amerika bari muri leta zunze ubumwe za Amerika hariya muri Miami, abari muri Colorado, abari mu miji yo miji myinshi itandukanye. Reka mbe ngenda nyigarukaho 5 kuri 5. Ngaruke kandi no muri Canada ndetse tugaruke muri Europe. No muri Europe kabisa tuba tugiye dufiteyo abakunzi bacu bagenda badusuhuza cyane nko muri Espagne. Abari barimo kugenda bakurikirana umukino w'ikipe ya Real Madrid ndetse na Arsenal barimo kugenda banyandikira bambwira bati umukino turimo kureba 5 kuri 5 hari hano i Santiago Bernabeu ati ibintu bimeze neza cyane. Abo abakunzi ba Arsenal bari bariyo kabisa barimo kugenda bambwira ati ewana kabisa ibintu bimeze neza. Bamereza amafoto ya Santiago Bernabeu uko imeze, barimo kugenda badutambagiza ahantu henshi hagiye hatandukanye muri iriya miji ya Espagne. Turagaruka kandi mu Bwongereza y'abakunzi bacu bagiye batandukanye, tugaruke muri Belgique, muri Germany, ubwo rero tugaruke no muri Malawi, muri Afrika, tugaruke muri Nigeria, muri Saudi Arabia, tugaruke kandi no muri Zambia, Mozambique ndetse na Malawi. Hose abariyo abakunzi bacu bagenda badutera icyotezo 5 kuri 5. Reka rero tutizimbye mu magambo nyarukire muri Groupe Unity. Groupe Unity ya mbere irimo abakunzi banjye bose ndabasuhuje 5 kwa 5. Buri muntu wese uzi yuko ari muri Groupe Unity ariko by'umwihariko Mbokani ndetse n'uwitwa admin wacu Pazo umuyobozi mukuru kabisa na Mbokani. Abo bose ndabasuhuje, Shakira ndetse na Ishimwe n'abandi bose bagiye batandukanye ba sister nka ba Claudine bagenda bareba ikiganiro cyacu bakatubwira bati ibiganiro byawe turabikunda cyane kandi uduhereza kuko amakuru aziri mu hano gusesereza. Nanjye rero mba naje kugira ngo ngende
tubakurikiranira 5-5. Turahera mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport niyo tuba tugiye kuza ngo tugende turamburaho, tugenda tuyivuga amakuru menshi agiye atandukanye. Njya mbona abantu benshi bagenda bavuga ngo ariko ngo ikipe ya Rayon Sport ngo twabonye ngo inkuru, ngo twabonye ibyo tuvuga. Rayon Sport niyo kipe birimo amakuru menshi agiye atandukanye agomba kuvugwa. Mu gihe rero ikipe ifite amakuru tugomba kuyahereza abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu bose bakagenda bayakurikirana, kubera ko ntabwo baba babonye umwanya wo kuyakurikirana. Hari n'abantu bo mu ntara nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda batabona umwanya wo gukurikirana amakuru y'ikipe yabo ya Siritu nk'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko n'ikipe y'abanyarwanda n'ikipe ya APR n'ikipe z'abanyarwanda tuba tugomba kugenda tuzigarukamo. Turahera mu ikipe ya Muhazi. Mu ikipe ya Muhazi nuko barimo kugenda bashakisha amafaranga yo kugira ngo bahembe abakinnyi bayo kugira ngo bazabone uburyo bazakina uriya mukino w'ikipe ya Rayon Sport. Bazakiramo ikipe ya Rayon Sport muri iyi weekend, umukino w'ikipe w'umunsi wa 24 wa shampiyona bazaba bakiriyemo ikipe ya Murera. Bari bamaze amezi 3 badahembwa ariko icyo wamenya nuko kuri uyu munsi barimo gushaka uburyo baba amafaranga ku munsi w'ejo kwa gatanu. Amakuru nkura mu ikipe ya Muhazi nuko kwa gatanu bazaba babahaye byibuza ukwezi kumwe kugira ngo babe motive, barebe yuko iriya match bazayitera bameze neza 5-5. Reka rero twinyarukire twigire mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport yakaniye imeze nabi cyane nyuma y'ubutumwa Munyakazi Sadati aherutse kwandika kuri X ye akavuga ati uri umukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa se uri umukunzi wa Kiyovu Sport, zana ubufasha bwawe bwose kugira ngo dufashe ikipe ya Kiyovu Sport itazamanuka. Ati cyaba ari kimwaro ku mukunzi wa Rayon Sport, umukunzi wa APR, umukunzi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda tubonye ikipe ya Kiyovu Sport imanutse. Ariko turabijyanirana n'amakuru ariho avuga yuko iki Sadati, Munyakazi Sadati arimo kugenda afasha amakipe agiye atandukanye kugira ngo azarebe uburyo yazazamuka. Munyakazi Sadati nawe kandi akaba hari igitangazamakuru yaba agiye kugura muri iki gihugu, akaba agiye kuba agikoresha radio. Ni radio igiye kuba agura, iradiyo agiye kugura hano mu Rwanda. Munyakazi Sadati iyo nkuru nayo turimo kugenda tuyitoza neza 5 ku kandi kugira ngo ibintu byose bizabe bigenda neza cyane 5-5. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Kiyovu Sport n'ubundi Generali niwe muntu urimo kugenda ayishyiramo amafaranga menshi, arimo kugenda atanga amafaranga kugira ngo barebe yuko batazamanuka mu cyiciro cya kabiri, kubera ko ikipe ya Kiyovu Sport iri habi. Ariko icyo wamenya nuko hari undi muterankunga bagiye kongera kubona mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uwo muterankunga nawe tuzagenda tumubagarukiraho 5 ku kandi. Urumva rero ni details zose tuzagenda tuzibaramburiraho nitumara kugenda dutohoza iyi nkuru muri rusange. Ibintu byose muzajya mugenda mubikurikirana kuri Byose TV. We wakanze subscribe nicyo gihe ni nako kanya nawe utarayikanda kugira ngo ibintu byose ujye ugenda ubireba. Wibuke gukanda akazogera hatazajya hagira inkuru n'imwe igucika. Ni Byose TV, ni umusore wanyu Kubwimana Olivier. Reka dukubitire mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport arimo kugenda havugwamo Mpaga, ariko iyi Mpaga barimo kuyitegura. Tubaza mu ikipe tubaza muri Ferwafa nuko batubwiye yuko n'itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo nuko batubwiraga yuko umwanzuro urimo kugenda ushyirwa mu bikorwa. Ati amasaha 24 rwose umwanzuro uraba wamaze kuba ugera hanze 5-5. Turagenda tubahereza breaking news, sport update, byose turagenda tubibagarukiraho mu masaha yacu agenda atambuka. Murabizi yuko rero football igenda iripura amakuru buri mwanya, imiripuko, amazandani zose zigenda zigaruka hano kuri Byose TV. Tuzajya tugenda tubibagarukiraho 5-5. Ari ashinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru mu ikipe ya Rayon Sport. Nukuvuga ngo rero ni inkuru yatugezeho mu masaha ya 4:30 hafi saa 5 saa 3
saa yine n'igice saa tatu nibwo iyi nkuru yari itugezeho, nibwo Rayon Sport yari imaze kuba iyisohora. Akaba rero uyu mukinnyi ibigwi bye ni byinshi mu ikipe ya Rayon Sport, yayikiniye imyaka 7, akaba yarakinaga ku ruhande rw'ibumoso ari mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport ubwo yajyaga mu gikombe cya muri CAF Confederation Cup. Akaba kandi uyu mukinnyi yaragiye akina imikino myinshi itandukanye, akaba yaratwaranye ibikombe 3 bya shampiyona n'ikipe ya Rayon Sport. Urumva rero Eric Irambona Gisa akaba agarutse mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo arebe yuko bagenda bubaka umupira w'amaguru muri rusange. Ni ibintu byiza, iyi komite yakoze ibintu byiza cyane, ngewe nayishimira, ntago nayigaya, kubera ko kureba umurigendi ikamugarura ikamuzana mu bintu byayo ewana kabisa, ni ibintu biri impeccable, ni ibintu byiza cyane. Nashimira ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ikindi wamenya kuri uyu mukinnyi rero cyangwa se uyu muyobozi uje mu ikipe ya Rayon Sport, nuko match ikipe ya Rayon Sport yahagaritsemo itararangiye, nuko uyu mukinnyi yarari kumwe n'abayobozi hariya mu karere ka Huye, bari kumwe barimo kugenda bamwereka ikipe uburyo imeze, nawe arimo kubabwira ati tuzahindura ibi, tuzakora ibi. Ariko ku munsi w'ejo cyangwa se nimugoroba cyangwa mu masaha ari bugende atambuka, turaza kuba tumuvugisha atubwire uburyo yakiriye imirimo mishyashya mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi rero mu ikipe ya Rayon Sport nuko bakomeje imyitozo, barimo kugenda bitegura umunsi wa 24 wa shampiyona, ubwo muri iyi weekend bari bwerekeze mu karere ka Ngoma ari ya gatanu ku kandi barimo kugenda bakina imikino ya shampiyona. Imikino nibamara kukuraho uyu nguyu araba hasigaye imikino 6 ya shampiyona. Umurabizi rero yuko uyu munsi bahagaze ku mwanya wa 2 n'amanota 47. Bakaba rero turagaruka kuri Robertinho Concarveste ya Karume mu mikino yatoje uyu mutoza rwose, mu mikino yatoje imikino 28 yatoje, yatsinzwemo imikino 3. Uyu mutoza akaba mu mikino 28 yaranganyijemo imikino 6. Uyu mutoza kandi akaba yaratsinzemo ibitego 42. Ni umutoza urimo gushaka gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport mu mahoro. Akaba ku munsi w'ejo yararimo kubibutsa yuko akunda ikipe ya Rayon Sport, akunda abafana bayo, atariko nabo barimo kumusuzugura, ati nta kibazo cy'uburwayi ngewe mfite abe namba, ati ahubwo nuko barimo batanyishimiye muri rusange, ati kandi mu by'ukuri niba umusaruro wanjye utarimo kuboneka nibamembe amasezerano yanjye, bakurikize iby'amasezerano yanjye, ati bamembe imishahara yanjye guhera mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Murabizi yuko uyu mutoza ahembwa ibihumbi 5,500 by'idolari, bayakusanye nibarangiza kuyakusanya bayamuhereze na amafaranga agera kuri miliyoni 44 zose, then ibindi byose bikomeze bigende neza, dutandukane mu mahoro. Ati ndabibutsa yuko Robertinho iri zina murimo kugenda mukina naryo ari izina ryatwaye ibikombe bigiye bitandukanye. Ni umutoza waciye mu bihugu byinshi bitandukanye hano muri Afurika. Ati ndi umutoza wabayeho n'umusirikare, aboneraho kubibutsa yuko yabayeho umusirikare mu gisirikare cya Brazil. Ati njyewe rero murimo gukinisha ntago munzi, ati nibitaba ibyo ngibyo, ati njyewe ndabarega. Tuganira na Robertinho yarari mu ijwi ry'agahinda gakomeye cyane, yararimo kugaragaza yuko nyine yarafite icyo nakwita areba uko iyo umuntu atarimo kurira ahubwo agasepfura agahigima. Mbese nyine tuganira ku majwi ndaza kuyabashyiriraho, yararimo
wumvaga nyine ari ijwi rifite agahinda gakomeye cyane, wumvaga yuko ari umutoza ubabaye ati njyewe ntago ndwaye, nta kibazo cy'uburwayi mfite habe namba. Ni ukuvuga ngo rero abantu barimo kugenda bambwira bati uyu mutoza bati nta kirimo, ugiye kuza gusimbura ikipe, ugiye kuza gusimbura Robertinho, uyu mutoza Lofty nawe nta kirimo, ati nuko afite ikipe nziza. Nawe rero akaba ari amagambo yaje kuba adutangariza umutoza Lofty, nuko yaje kuba avuga ati ibi byo gutoza ikipe ya Sport ati nta kintu nakwirwa mbigarukaho, ati njyewe icyo ndebaho nuko nyoboye ikipe ya Mukura Victory Sport, ati njyewe ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nziza hano mu karere, ati bibaye byiza nayitoza, ati ariko nuko batigeze banganiriza, ati gusa ati bibaye ngombwa yuko nayijyamo, ati rwose ikipe ya Sport ni ikipe nziza, ni ikipe nabasha gutoza muri rusange kandi ibintu bikagenda neza. Nuko kuvuga ngo rero kuri uyu mutoza Lofty nawe nkuko nabibabwiye yanze kwirwa abivugaho ibintu byinshi, ariko yabica ku ruhande, ariko nago nk'umutoza ufite amasezerano kandi umutoza mukuru nago yakwirwa ajya kuvuga ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero uyu mutoza amajwi ye nayo tuzagenda tumuganiriza, tugende tuyagarukaho, tugende tumugarukaho byinshi byimbitse, kugira ngo ibintu byose mugende mubikurikirana hano kuri Byose TV. Narabibabwiye ni nzajya mbazanira amakuru mutari mwumva ahandi, cyangwa se amakuru ari trend ariko afite ubwino, ya makuru afite aho ahuriye n'ubuyobozi, afite aho ahuriye n'abakinnyi, afite aho ahuriye n'abayobozi bose muri rusange, ariko adasesereza gatanu kuri gatanu. Reka rero twinyarukire, uyu munsi hari abantu barimo kugenda bambwira bati udusesengurire match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Reka tuyinyuremo gatoya iminota mikeya, nuko Arsenal kabisa kude chapeau ku bafana ba Arsenal, bari bamaze imyaka myinshi guhera muri 2009 batagera aho bageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu tuvugana bakaba bamaze kuba bakandagira muri kimwe cya kabiri kirangiza cya Champions League, batsinzemo ibitego bibiri, ibitego bitanu ku gitego kimwe, ni aggregate. Ni ibitego kuri uyu mugoroba byaje kuboneka ku munota wa mirongo inga, reka ndebe neza umunota kambirebe neza kugira ngo ntaza kubabeshya. Ni ibitego byaje kuboneka ku munota wa 80 ku munota wa 67 no ku munota wa 71. Ni ibitego rero byaje kuboneka hagati y'ikipe ya igitego kimwe rukumbi ikipe ya Real Madrid yarebye mu izamu, ni igitego cya Vinicius Junior, igitego cyiza, nyamara Bukayo Saka nawe yari yafunguye amazamu atsinda igitego cyiza cyane. ni ukuvuga ngo rero Arsenal yaje kuba ikonfirima yuko izahura n'ikipe ya Paris Saint-Germain imikino igera kuri 4. Real Madrid ihura na Arsenal nta mukino n'umwe Real Madrid yari yagatsinda. No kuvuga ngo rero iyi kipe ya Real Madrid ikeneye kugura defense, nyamara byagaragaye yuko ikipe ya Real Madrid bayimenashije barayimenasa mu kibuga hagati, asiritu nk'abakinnyi barimo Thomas Partey ndetse na Declan Rice. Declan Rice yitwaye neza mu mukino wa mbere muri fazare itsindamo ibitego 3-0, yari yabonyemo ibitego 2 byombi bya kufra rwose amaset pieces. no kuvuga ngo Arsenal rero yaje kuba yikarifiya. nta byinshi twavuga ku ikipe ya Real, icyo twayivugaho nuko yaje kuba igira imvune ya Kylian Mbappe, ishobora kuba azagira n'iki azanatinda nuko batari baduhereza update gusa, ariko nuko Kylian Mbappe ashobora gutinda hanze y'ikibuga rwose abarimo kugenda bamwitaho. Ikindi wamenya nuko
ku ikosa ryakozwe na uriya Rudiga rwose yakoze ikosa akandagira umukinnyi. Iryo kosa ryaje kwirengagizwa na VAR cyangwa se ryirengagizwa n'umusifuzi wo hagati, ariko byashobokaga yuko yari kubona umutuku. Nukuvuga ngo rero uyu mukino nta kinini twavugaho. Reka turebe Inter izahura n'ikipe ya Barcelona ndetse Arsenal ihure n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Nukuvuga ngo rero iyo mikino yose tuzagenda tuyibagarukiraho 5-5. icyo wamenya nuko ukwiye gukanda subscribe kuri channel yitwa Byose TV, ibindi byose tugakomeza tugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigenda bitambuka. Gato cyane nuko ikipe ya Sport mu kanya ku isaha 9 rwose imyitozo yayo irafunguye. Turaba turimo kugenda tuyireba 5-5. muze 5-5, ibindi byose tugende tubikurikirana. Ndabakunda cyane. Ibindi biganiro byose nakagaruka hano kuri Byose TV. N'umusore wanyu kubw'Imana Olivier, ndabakunda cyane. Ciao.